Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 257 ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibwo turi kwiga. Reka dusenge. Izina ry'Imana Data wa twese rishyirwe hejuru, izina ry'Umwami Imana nyir'ijuru n'isi rishyirwe hejuru. Uhabwa icyubahiro urukundo rwawe Mwami Imana, ushyirwe hejuru rw'imbabazi zawe. Aya kanya muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, turasenga cyane ngo Uwiteka Mwuka Wera afungure amatwi yacu, amaso yacu, imitima yacu, ibitekerezo byacu, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe Mana. Tugirire neza, uturengere, udukize turakirika, uturwanirire mu izina rya Yesu KRISTO. Izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi turavuga tuti ubwami bwawe buze. Reka ibyo ushaka bari bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe ritume tugenda nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu KRISTO. Haleluya. Uko twari ejo siko tugomba kumera uyu munsi, uko tumeze uyu munsi siko tuzamera ejo, ahubwo uko iminsi igenda ihita turushaho kugenda, turushaho kwera no gutungana no gusa nawe Data wera. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, ushyirwe hejuru imbabazi zawe Mwami Imana, mu izina rya Yesu, amen. Turasoma muri Luka ibice 15 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data, nacumuye kuri yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Ibyo biri muri Luka ibice 15 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Umwana w'ikirara, ntukumvishwe imigeri. Icyo nicyo tugiye kwigaho uyu munsi. Uyu ni umugani w'umuhungu wabonye umugabane we, maze akagenda mu gihugu cya kure, aho yayishije ubupfu umurage we kugeza igihe ahindukiye umukene. Yacishijwe bugufi n'inzara yateye muri icyo gihugu, maze aza kwisanga yifuza cyane guhazwa n'ibiryo yagaburiraga ingurube yari ashinzwe kuragira. Aho niho yibukiye ko yagiraga se. Ibyago bye nibyo byamuteye kwisubiramo. Inzara yamuteye kwemera ko yakoze nabi. Nubwo yari afite uburenganzira ku murage, nta burenganzira afite bwo kuwayisha iby'ubupfu bwe. Icyamuteye kubona amakosa ye no kuyemera ni inzara. Uyu munsi dufite abantu biyemera, bakibwira ko kuba amafaranga aribo bayakoreye baha uburenganzira bwo kubakoresha no kuyangiza uko bashaka. Nibyo koko, bafite uburenganzira, ariko ubwo gupfusha ubusa ibyo bahawe bwo ntabwo babugira, ntabwo bubaho. Ese kuki wategereza ibyago kugira ngo wemere ko wakoze nabi? Hari abantu bategereza kugira ngo barware kugira ngo bemere yuko bahemutse. Hari abantu bategereza ubukene kugira ngo bemere ko bakoze nabi. Hari abantu bategereza ibyago no gupfushane ibi gusa. Ibi bitarabageraho baba bataremera ko ibyo bakora ari amafuti, ariko ibi byamara kubageraho bamara gucishwa bugufi no batangira kwemera ko batikwa ko twarakojeje, batiyo mbimenya. Kandi babizi neza ko igihe babikoraga hari ijwi ryari inyuma ryababwiraga, ryari ricecetse ariko ryababwiraga rikaba atari ko ibintu muri wowe ntabwo ari byo. Kuki wategereza kuzafungwa kugira ngo wemere yuko ibyo wakoraga byari bibi? Imana turengere cyane, Imana dutabagire cyane. Uwiteka niwe uha ukuboko kwawe gukora kukunguka, niwe uguha ibitekerezo bikora, niwe ukurinda indwara n'ibyago, akakurinda guhomba no kwirukanwa. Ariko ubwiyemezi butumye bamwe batekereza ko ari bo kamara. Imana tubabarire. Erega iyo wayisha iby'Imana yaguhaye
n'ahazaza hawe uba wica. Wowe ubwawe ni wowe uba wihemukira, nta wundi muntu uhemukira. Mbere na mbere yuko ujya guhemukira undi muntu, burya ni wowe ubanza kwihemukira. Iyo ufushuse ibyo ubutunzi butagira akagera Imana yaguhaye, nta wundi uba uri kwangiriza ubuzima, n'ubwawe uba wangiza. Ahazaza hawe niho uri murica. Imana gutabare cyane. None se kuki wategereza ibyago ngo bikwemeze ibyo wowe usanzwe uzi? Wabyemeye ibyago bitaraza, ibyapfuye kuba byaramaze gupfa ntacyo wabihinduraho, ariko ibisigaye bikiri bizima ukabisigasira. Imana dutabare cyane. Rinda ahazaza hawe mu gukoresha ubwenge no gukiranuka ibyo utunze. Ufasha ababaye, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, ufashe imfubyi n'abapfakazi, usuye abarwayi, ndetse n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Kuko mu gukora neza uba wirinda kandi urinda n'ahazaza hawe. Ubwo rero gukoresha neza ibyo wahawe biri mu nyungu zawe, biri mu nyungu zawe. Hari nakubwira nti uburyo bwiza bwo kwikunda ni ugukunda mugenzi wawe. Uburyo bwiza bwo kwikunda ni ugukoresha ibyo wahawe utunganira Imana kandi ufasha bagenzi bawe. Wirinda ibyo gukiranirwa, ukora ibyo gukiranuka. Reka dusenge. Data, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ijambo ryawe ni ukuri, ntabwo ribeshya, ntabwo Mwami Imana ribeshya. Aka kanya tumaze kuryumva, turakwinginze ngo Data wera utugire neza, uduhe ubwenge butuma Uwiteka dukoresha ibyo waduhaye neza, butuma ducungura ahazaza hacu, butuma dukiza ubugingo bwacu. Mu izina rya Yesu uturinde kwihemukira, uturinde gupfusha ubusasaza hacu, uturinde Mwami Imana tukubwacu kwiyica, kwiyahura tubikoresheje Mwami Imana gukoresha nabi ibyo waduhaye. Duhe ubwo bwenge rero, duhe ubwo bwenge kugira ngo dukoreshe neza ibyo uduha n'ibyo uzaduha. Mu izina rya Yesu urakoze, ushyirwe hejuru. Ureke ubwami bwawe buze, ureke ibyo ushaka bitubeho, kandi ureke izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo sinze twiza, urakoze Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma impuguro mu Migani ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero ushake ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Ibyo biri mu Migani ibice 4 umurongo wa 7. Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe. Imana iguha umugisha wo kumvira ijambo ryayo. Ndagusaba umugisha ku Mana. Imana ikuze umwuka wayo wera. Imana ikuze ijambo ryayo. Imana ikuze ubwenge bwayo. Imana ikuze gutungana. Imana ikuze ubunyangamugayo. Imana ikuze kwera cyane. Imana ikuze urukundo. Imana ikuze guca bugufi. Mu byo ukora byose kuko Imana kubane nawe. Ubwami bw'Imana bukubeho, ubushake bw'Imana bukugote iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, hejuru no hasi. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe. Mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana. Bidashidikanywaho urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.